amavuta y'Imana Eliya yarageze ate yarafite. Twese tuvuga ngo amen. Mbifurije ko amavuta y'Imana abana namwe. Mbifurije ko amavuta y'Imana abana namwe. Ku buryo umuntu avuga ngo uriya mubyeyi usengera hariya abana n'Imana, aho ujya hose turabujyana. Uriya mugabo afite amavuta y'Imana, aho uri bujye turi bujyane. Uriya mukobwa afite amavuta y'Imana, aho uri bujye turi bujyane. Uriya musore afite amavuta y'Imana, aho uri bujye turi bujyane. Vuga ngo aba barakenewe. Vuga ngo aba barakenewe. Imana natwe yaturinze, ndagira ngo tuyikomere amashyi tuyishimire tuyihimbaze. Murakoze. Ngaho nimwicare twumve ijambo ry'Imana. Dushimiye umuyobozi kubwo kutugirira icyizere akongera akaduhamagara, namwe kandi turabashimiye kuko mwemeye yuko twongera kubahagarara imbere kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kubatanzi nitwa Mushinzimana Felix, ndubatse, mfite umudamu n'abana 4. Ndagira ngo tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cya 2 cy'Abami, ni igice cya 2 umurongo wa 15. Dusome igitabo cya 2 cy'Abami, igice ni cya 2 umurongo wa 15. Ndasubiramo rimwe, tugiye gusoma igitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 2 umurongo wa 15. Avuze ngo iki? Maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye, bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho, bamwikubita imbere. Twese tuvuga ngo amen. Twese tuvuga ngo amen. Turangije gusoma aya magambo Imana ashyize ku mutima wanjye. Tugiye kuvanamo topiki, tugiye kuganira ivuga ngo nezeza Imana gusa, abakwitegeye bashaka kuseba ntacyo bazabona. Niba mubyumvishije nimubisubiremo. Kasubiremo. Nezeza Imana gusa, abakwitegeye bashaka kuseba ntabyo bazabona. Dore umubare w'ibanga wo kudaseba no kunezeza Imana. Dore umubare w'ibanga wo kutamwara no kunezeza Imana. Dore umubare w'ibanga wo kutarimbuka no kunezeza Imana. Ababyakire tuvuga ngo c'est ça. Gifaransa mwakibagiwe c'est ça. Mu Kinyarwanda bivuga ngo byiza. Aha dusomye ni inkuru z'uwitwa Eliya ubwo yaragiye kuzamurwa
ngo ajyanwe mu ijuru. Bibiri tubwira yuko yari ari kumwe na Elisa aho bita Gilugari. Eliya abwira Elisa, aramubwira ngo sigara hano Gilugari, Imana intumye i Beteli. Elisa abwira Eliya ati ndahiye Uwiteka ubugingo bwawe sinshobora gusigara. Muzi impamvu yamugendagaho? Yashakaga imigabane ibiri yari muri Eliya. Bavuga ko umugabane wa mbere wari umugabane wo kubaha Uwiteka. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, umugabane wa kabiri kwari kugira ngo nawe Imana imukoreshe imirimo n'ibitangaza Imana yakoresheje nde Eliya. Yesu ashimwe. Mbibutse Elisa yari umuhinzi mu gihugu, ari enjeniyeri, atanga ibyo kurya mu gihugu. Bavuga ko yari afite inka 12 zihinga. Ngo Eliya yamukojejeho umwitero, ubuzima burahinduka. Ndashimira Yesu ko yaduhaye iby'agaciro. Nimutere haleluya. Ashimwe Yesu waduhaye iby'agakiza. Ashimwe Yesu waduhaye iby'agakiza. Yaduhaye iby'agaciro. Enjeniyeri arazahanagurira Eliya inkweto, kumutekera, kumufurira imyenda, kuba umugaragu we. Ugenekereje Eliya niwe wagakoreye Elisa, ariko kubera amavuta y'Imana yari ari kuri Eliya, enjeniyeri araza aba umugaragu wande wa Eliya kubera amavuta y'Imana Eliya yarageze ate yarafite. Twese tuvuga ngo amen. Mbifurije ko amavuta y'Imana abana namwe. Mbifurije ko amavuta y'Imana abana namwe. Ku buryo umuntu avuga ngo uriya mubyeyi usengera hariya abana n'Imana, aho ujya hose turabujyane. Uriya mugabo afite amavuta y'Imana, aho uri bujye turi bujyane. Uriya mukobwa afite amavuta y'Imana, aho uri bujye turi bujyane. Uriya musore afite amavuta y'Imana, aho uri bujye turi bujyane. Vuga ngo aba barakenewe. Vuga ngo aba barakenewe. Mu by'ukuri ninde wagukurikira? Ntume igisubizo. Ninde wagukurikira? Ninde? Kuryo bavuga ngo uriya mubyeyi akorana n'Imana. Mama, aho uri bujye hose turi bujyane. Papa, ukorana n'Imana narabigenzuye, aho uri bujye hose turi bujyane. Wa mukobwa we ntabwo umeze nk'abandi bakobwa bari hanze, ubana n'Imana, wanyemera tukajyana aho ugiye hose. Ninde wagukurikira? Ninde? Wa musore we ninde wagukurikira? Naho muzi Imana turi hano turi yoroshye. Yesu ashimwe. Haleluya. Munjyanire kuri tere. Vuga ngo kuri tere. Na hano muzi Imana tuba bamarayika. Haleluya. Yesu we. Yesu we. Ariko tuye he? Munjyanire kuri tere. Nibwo tuzamenya ko anezeza Imana cyangwa atagira ate atayinezeza. Enjeniyeri araza, nemeye kuba umugaragu wawe, ndashaka imigabane ibiri ikurimo. Aramubwira ngo ndahiye Uwiteka ubugingo bwawe sinshobora gusigara turi bujyane. Bageze i Beteli, Bibiri ivuga ngo iki? Ngo umutwe w'abana b'abahanuzi ububwiye Elisa, uramubwira ngo amenye ibigiye kuba ni biki? Shobuja Eliya agiye kugukurwaho ajyanwe mu ijuru. Undi aramusubiza ngo nimuceceke ndabizi. Muvuga ngo icyambere n'amakuru. Bahanuzi nimuceceke. Nanjye amakuru ndayafite. Nimuceceke. Eliya yongera kubwira Elisa, wasigaye hano i Beteli ko Imana intumye Yeriko. Elisa aramubwira ngo ndahiye Uwiteka ubugingo bwawe sinshobora gusigara turi bujyane. Elisa yamenye ko shebuja agiye kumukorwaho. Aravuga ngo ntabwo ncika, nkeneye imigabane ibiri ikurimo. Mbifurije abantu bo kwifuzwa. Ku buryo bavuga ngo Imana ukorana nawe, nanjye ndashaka ko nkorana nayo. Abona ko yamaramaje. Ngo bageze i Yeriko, ngo abana b'abahanuzi baraza. Wamenye ibigiye kuba ni biki? Shobuja agiye kugukurwaho ajyanwe hehe mu ijuru. Aravuga ngo nimuceceke ndabizi. Abona ko Elisa yamaramaje. Eliya yongera kubwira Elisa, sigara hano i Yeriko, Imana intumye kuri Yorodani. Undi aramubwira ngo ndahiye Uwiteka ubugingo bwawe sinshobora gusigara turi bujyane. Ngo bageze kuri Yorodani,
Bibiri mbwira ngo iki? Ngo Eliya azinga umwitero ngo awurambika hejuru y'amazi. Bibiri iravuga ngo amazi ajya ukwayo nandi ajya ukwayo, ngo bambukira ahumutse. Ngo bakimara kwambuka amazi arongera aregerana. Eliya abwira Elisa aravuga ngo urasaba icuruhisha, ariko nuba amaso nutarangara nutumbira birakubera uko wizeye. Uwo mwanya haza umuyaga uri mu igare rya serwakira, hatumuka ivumbi ryinshi, umucanga mwinshi, amabuye menshi. Elisa ntiyita ngo aratokorwa cyangwa ngo arakomereka mu jisho, ngo akomeza kumutumbira. Nasomye mu zindi Bibiliya barambwira ngo ingabo zo mu ijuru nijo zaje kujyana Eliya. Elisa kuko yatumbiriye, Eliya azamutse agiye mu ijuru, ngo arangije amusigira umwitero. Twese tuvuga ngo haleluya. None rero ngo Elisa asigara kuri Yorodani amazi yuzuye. Aho twasomye ngo abana b'abahanuzi baramwitegera. Dufite abantu batwitegeye ku buryo bavuga ngo koma, seba, korwa n'isoni. Ariko ntangaje muri iri teraniro, uko ureba ibintu siko Imana ibireba, uko wumva ibintu siko Imana ibyumva, uko uvuga ibintu siko Imana ibivuga, uko utekereza ibintu siko Imana ibitekereza. Tera haleluya. Narivuze ngo uko ureba ibintu siko Imana ibireba, uko wumva ibintu siko Imana ibyumva, uko uvuga ibintu siko Imana ibivuga, uko utekereza ibintu siko Imana ibitekereza. Se abatwitegeye barahari cyangwa ntago bahari? Waba umuzungu waba umwirabura, uba ukomeye ube warize, umuntu wese afite abamwitegeye. Kandi abakwitegeye baravuga ngo seba, abandi bakavuga ngo korwa n'isoni, abandi bakavuga ngo koma. Ariko kureba ibintu siko Imana ibireba. Uzi ko n'uwo muryamanye mu buriri akwitegeye, uyu mugore utagura umugati, uyu ni umugore kira. Umwana nakabwira viye wabonye ishuri, wabonye minerivare, wabonye ibikoresho. Abatwitegeye barahari cyangwa ntago bahari? Ariko muri iri teraniro Imana iturinda abatwitegeye, Imana iturinda abatwitegeye mu izina rya Yesu. Ubu no muri ministeri barabitegeye, se buriya bizakorana. Ukureba ibintu siko Imana ibireba, uko utekereza ibintu. Ubitura umuntu agashimwe ageranye mubwire ngo urabyumvishije, agashyi gatoya arabyumvishije cyangwa ntabwo abyumvishije? Barabitegeye, se buriya bizakorana. Ukureba ibintu, uko uvuga ibintu, uko utekereza ibintu. Amen, amen, amen. N'abana b'abahanuzi shoboje ko agiye mu ijuru, urambuka ute? Umva ngo waringenjera, umva ngo uvuye muri korari uzagaruka. Baratwitegeye. Elisa aho ari nibyo mfite umwitero. Aya mazi ndayambukana, databuja aragiye, abandi barimo barankoba, ndambukana. Komana uturinde abatwitegeye. Ariko ibanga ryo kudaseba no kunezeza Imana, ibanga ryo kutamwarwa no kunezeza Imana, ibanga ryo kutarimbuka no kunezeza Imana. Nezeza Imana gusa, abakwitegeye bashaka kuseba Imana iravuze ngo ntabyo bazabona. Mutere haleluya. Sinari nzi ko wangirira neza utya, sinari nzi ko wangirira neza utya Mana we, sinari nzi ko wangirira neza utya, wangirira neza utya, warakoze Yesu. Sinari nzi ko wangirira neza utya,
sinari nzi ko wangirira neza utya, sinari nzi ko wangirira neza utya, wangirira neza utya, warakoze Yesu. Subiramo. Sinari nzi ko wangirira neza utya, sinari nzi ko wangirira neza utya, sinari nzi ko wangirira neza utya, wangirira neza utya, warakoze Yesu. Mbega abantu batwitegeye, mana we, aho utuye barakwitegeye, aho ukorera barakwitegeye, hepfo y'urugo barakwitegeye, mu gikari barakwitegeye, haruguru y'urugo barakwitegeye, ku irembo barakwitegeye, mu kirere barakwitegeye, ubutaka tugenderaho baratwitegeye. Ariko nitunezeza Imana, abatwitegeye bashaka ko duseba ntabyo bazabona. Uzo ukuntu bakwitegeye, ruriya rugo rwe ruzamara iminsi ra, ariko uriya azabona umugabo wese ko waramubonye watanze iki, ngo ariko ngo iriya ndazayibyarara, we ko warabyaye watanze iki? Se barazabona inzu i Kigali, abazifite se barazivukanye? Ababyakira tuvuga ngo c'est ça, bazivanye mu nda z'ababyeyi babo. Si imbabazi Imana yabagiriye? Izo mbabazi yabagiriye vuga ngo nanjye yazingirira, nawe yaza kugirira. Hey! Wanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Wanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Oh, hallelujah! Mbibutse umuntu wese uri munsi y'ijuru, uba ukomeye, uba woroheje, isegonda ku isegonda waseba. Niko nkubwiye, waba umuzungu, waba umwirabura, warize utarize, akazi gahari katanahari, uri mu nzu yawe ufite n'iz'abapangayi unakodesha, umuntu wese ku isi isegonda ku isegonda yaseba. Ariko ibanga ryo kudaseba ni ukunezeza Imana. Icyo ni ukunezeza Imana, kuko Satani igihe cyose aba arekereje. Amware korwa n'isoni, koma abana b'abahanuzi. Ubu nahangaha dusenga, ubu ufite abantu bakwitegeye, ngo yigize umuhanuzira, ngo yigize umukozi w'Imana, ngo niwe uzi kurimba kurusha abandi ra. Tuzaba tureba. Ukureba ibintu siko Imana ibireba, uko utekereza ibintu siko Imana ibitekereza. Elisa arasenga, ndatinze, siga ndashaka kudatinda imbere y'abantu, kuko barambwiye ngo iyo utinze imbere y'abantu bagucisha mu ijisho cyane cyane. Hari abantu batatu batwicaye imbere. Uwa mbere nushaka kumva icyo uvuga, vuga ngo ari hano. Uwa kabiri nudashaka kumva icyo uvuga, vuga ngo nawe ari hano. Uwa gatatu nubizi kukurusha, vuga ngo nawe arahari. Uwa mbere nushaka kumva icyo buri kwigisha, uwa kabiri nudashaka kumva icyo uvuga, uwa gatatu nubizi kukurusha. Hakaza abandi bantu babiri, umuyuda arashaka ibimenyetso, umugiriki arashaka iby'ubwenge, kandi abo bose batwicaye imbere. Umuyuda arashaka iki? Ibimenyetso. Umugiriki arashaka ibintu by'ubwenge. Abo bose batwicaye imbere. Uvuga gakeya ugahita ujya kwicara. Aricyo wakora ngo yemeza abantu se?
Yesu azarinda z'abagihari. Harabaze gucunga ka virigera atavuze, akadomo, akabago. Abose baragenzura. Elisa asenga isengesho aravuga ngo Mana wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Arangije aravuga ngo Mana ya Eliya uri hehe? Ngo arangije afata wo mwitero, tera haleluya, awuterera hejuru ya Yorodani, amazi ukwayo ayandi ukwayo, tera haleluya, yambukira ahumutse. Abari bamwitegeye, vuga ngo abari banyitegeye, baravuga ngo umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Baza kumusanganira ngo bamugezeho bamwikubita imbere. Vuga ngo kare kose. Abari bamwitegeye kwa seba ntibabibona. Kubera iki? Nuko Elisa yarariho mu buzima bunezeza Imana. Ikindi yari yibitseho umwitero. Ujye unezeza Imana? Ujye unezeza Imana? Abantu bashaka kunezeza abandi. Yanyishyuriye inzu, ntabwo namubabaza ngo naturyamane. Yanyishyuye Minerval, ngwino rwose. Ni telefone ya touch niwe wayimpaye. Dufite ibisumizi mugira ubwenge. Ubwo sura kuvuga ngo yaguhaye Minerval, ejo nuca mu mazi azahakunyuza. Umutingito nuza isiri kudegadaga lala. Izo zose zikomana aricyo azakumarira. Abakeneye Imana tera haleluya. Imana turayikeneye. Nezeza Imana niza gutambutsa mu mutingito. Vuga ngo amen. Nezeza Imana niza gucisha mu nkuba. Nezeza Imana izagukiza impanuka. Nezeza Imana izagucisha no mu muriro. Uzaca mu mazi ntazagutembana. Icyo usabwa ni ukunezeza Imana. Ujye unezeza. Abantu bakwemeye ntibakwemeza Imana, ariko Imana yakwemeye ikwemeza abantu. Mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Abantu bakwemeye ntibakwemeza Imana, ariko Imana yakwe. Haranire, duharanire kubaho mu buzima bunezeza Imana. Ngo yanyishyuriye inzu, yenda byemera, yarayishyuye, ariko yayishyuye ari Imana imunyuzemo. None arakuza gutega imitego. Tuzi ko njya kwishyura inzu, waje tukaryamana, ugasanga undi muntu arihanye. Imana imbabarire, igico cyo hepfo cyagize intege nkeya. Umvara ngo igico cyo hepfo wavuze ko igico cyo hepfo ngo cyagize intege nkeya. Wabwije Imana ukuri. Nyine Imana imbabarire, nyine igico cyo hepfo cyagize intege nkeya. Bwiza Imana ukuri. Ngo igico cyo hepfo. Paulo yegeze ahura n'abantu bamwitegeye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 28 wereka umurongo wa mbere ukageza kabiri. Baravuga ngo idacurwa kibera ntiyemera yuko abaho. Yego nibyo mu kizinguge nabo muri kumwe bose umuntu akera muri ubwo buryo. None ishira ivuye mu muriro ikurumye ku gikonjo urabyimbaganye. Abandi ngo bamara umwanya munini bategereje ko apfuye akindutse. Uzi ko dufite abantu bategereje ko dupfa dukindutse? Barahari. Ariko Bibiliya avuga ngo hashize umwanya munini.
abari bavuze ngo apfuye akindutse bahindura amagambo baravuga ngo ni Imana. Uzi ko abamaze umwanya munini bategereje ko upfuye ukindutse bahinduye amagambo bakavuga ngo ni Imana. Hari ahandi begeze bamwitegera mu byakozwe n'intumwa igice cya 23 ku murongo wa 16 ngo abayuda 40 baravuga ngo ntibazarya ntibazanywa batarica Pawulo. Uzi ko dufite abantu bari kwiriza ubusa bashaka gukora iby'ubugome, ariko twebweho ntitwiriza ubusa ngo dukore ibyiza. Birababaje. N'abantu 40 Bibiliya ivuga ngo abayuda 40 baravuga ngo ntibazarya ntibazanywa batarica nde Pawulo. Bibiliya iravuga ngo mwishwa wa Pawulo ngo barabyumvishije. Iyo bavuga ngo mwishwa ni umwuka wera, uburyo umwuka aza kutunekera akicara mu nama y'abarozi bakumva uburyo bari gupanga Jean uburyo bazamwica. Umwuka wera akabarahageze. Jean kuko yaje mu rusengero umwuka Imana akaza akamubwira ngo dore abarozi bapanze umupango wo kukwica, ariko kuko wanje imbere abo umwuka yanekeye muvuga ngo haleluya. Abo umwuka yanekeye akabaha amakuru haleluya. Umwuka wera ajya tunekera aho utagera wowe arakunekera. Uza amafaranga atangwa muri maneko wowe, ariko twebwe umwuka w'Imana torero ry'Imana umwuka wera aratunekera. Ati dore uturanye n'umurozi ariko ntacyo azagutwara, kandi akaruga ku manywa na nijoro ukagenda ubisira ibanga kubera icyo Imana yavuze. Bagacukura ibyobo Imana ikazi kabisiba, bagapanga ibisazi Imana ikitambika, bakohereza amahembe Imana ikabinigira iyo ngiyo. Iyo Mana ngo mwishwa wa Pawulo ngo abayumvishije uburyo bari gupanga umupango wo kwica Pawulo, ngo arangije aragenda arabimubwira. Pawulo baracitse, imigambi y'abantu 40 Imana yitesha agaciro. Kubera iki batamwishe? Nuko Pawulo yarariho mu buzima bunezeza Imana. Uriho mu buzima bunezeza Imana. Imigani 16:7 havuga ngo iki? Iyi migenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka ngo bituma n'abanzi bawe buzura nawe. Imigani 16:7. Iyi migenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka ngo bituma n'abanzi bawe buzura nawe. Iyo barandika mu gice cya 22:21 haravuga ngo noneho iyuzuzanye nayo ubona amahoro nibwo ibyiza bizakuzaho. Noneho iyuzuzanye nayo kugira ngo ubone amahoro nibwo ibyiza bizagira ute bizakuzaho. Pawulo yandikira Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 8 aravuga ngo erega abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Abari mu butware bwa kamere ntibashobora kugira ute kunezeza Imana. Nihuta ngo dusenge. Muribuka Hamani akora inama yo kugira ngo abayuda bicwe muri Esteri igice cya 4. Arangije abwira umwami Hasiyurusi aramubwira ngo muri iki gihugu cyacu harimo abayuda b'inzererezi, none ndagira ngo dupanga umupango wo kubica. Ngo abayuda kuko bariho mu buzima bunezeza Imana ngo basenga iminsi 3. Basenze iminsi 3 Imana ibatabara idakoresheje inama. Shimye Imana ko muri riteraniro Imana igutabaye idakoresheje inama. Iyo uriho mu buzima bunezeza Imana igutabara idakoresheje inama. Ariko abaroze bateguye inama, abagambanyi bakoresheje inama, abicanyi bakoresheje inama. Ariko wasanga Imana uriho mu buzima bunezeza Imana, Imana ikagutabara idakoresheje iki inama. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Narivuze ngo Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Daniel igice cya 6. Daniel ngo yarariho mu buzima bunezeza Imana. Barangije baravuga ngo reka dushyireho itegeko ikubagaho. Nyuma y'iminsi 30 uwasabaga Imana yo mu ijuru bivanweho, n'uwasabaga buri wese bivanweho. Ugira icyo asaba agisaba umwami Dariyo. Dariyo asinya itegeko ikubagaho. Daniel agiwe mu rugo ngo akajya asenga 3 ku munsi, ngo agafungura amadirishya yerekeje hehe Yerusalemu. Bamenya yuko atari gusenga Dariyo, ngo ari gusenga Imana yo mu ijuru. Bajya kumurega ku mwami, arababwira ngo Imana akorera iri bumurengere. Kandi uyu mwami yakundaga Daniel, ariko kubera itegeko ry'Abamede ryaramuganjije. Hari igihe amajwi aganza abantu.
noneho rero bamushakaho impamvu Danieli, impamvu barayimbura. Bamushakaho igicumuro bakibura. Bamushakaho ifuti bararibura. Icya kane ngo bamushaka impamvu ku Mana nayo bagira ute barayibura. Baravuga ngo nimusonzeshe intare zirye Danieli. Intare barazisonzesha, barangije bashyiramo Danieli. Umwami Dariyo ngo yaraye nta mahoro, yaraye nta byishimo, nta munezero, ngo mu museso ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Yewe Danieli umugaragu w'Imana ihoraho, vuga ngo ihoraho. Imana ukorera iteka. Ndashimira Imana ko gukorera Imana iteka birakora. Vuga ngo birakora. Shora kuza hanga uyu mwanya simbona umusaruro, ariko ejo cyangwa ejo bundi ukazasarura.